Ndabasuhuje yemwe mbaye ikaze aho muri hose mwe mudukurikira muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye nk'ibisanzwe ni film zacu aho tugenda tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye byaba iby'imyidagaduro tugaruka ku mafilme ndetse n'ibindi mwakunze. Gusa uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru isa n'itangaje n'umuhanzi w'umunyarwanda bita Safi Madiba, ngira ngo ubu ngubu nibwo yamaze kugera mu Rwanda. Yari yakiriwe n'abantu benshi cyane barimo ibitangazamakuru ibyaha bikorera mu Rwanda, cyane cyane ibyo byari byaje kumwakira. Safi Madiba ubwo yageraga mu Rwanda yagaragaye nk'umuntu wari wishimye, gusa ikiriho nuko muri aka kanya ariyo nkuru tugiye kugarukaho turebere hamwe se koko Safi Madiba kuba agiye kugaruka mu Rwanda ni izihe mpinduka tugiye kubona, haba mu bitaramo haba wenda no kwitsinda yahozemo rya Urban Boys. Niyo mpamvu nanjye muri aka kanya ngiye guha umutumirwa akaba n'umwe mu bantu tugiye kubana muri kiganiro atangira twibwiranye tunanzika kuri iyi nkuru. Ndakwakiriye musaza. Yes, ndishimye cyane kuba umpaye ikaze. Ni iby'agaciro kandi ni iby'umugisha. Mwe mudukurikirana kuri film zacu. Nge ndi Rantan Big Baddest, the #1 journalist original Rwanda, Big Machine Captain Kuli Launcher, African Giant. So turi hano rero kugira ngo tujye dusesengura bimwe mu ngiro usubire muri miyo intro abantu bayumve neza. Yes, ni Komi Rantan Big Baddest, the #1 journalist original Rwanda, Captain Kuli Launcher, African Giant. Yeah man. So rero tuba turi hano kugira ngo turebere hamwe amakuru abagenda avugwa hirya no hino muri entertainment ariko kandi ibigezweho. So nkuko wari ubimbwiye, Safi Madiba yageze mu Rwanda mu ijoro ryashize. Yaramaze imyaka 4 ataza mu Rwanda. Ariko kandi yaje ari so quiet. Bamubaza avuga amagambo makeya. Safi Madiba rero yagize n'ibintu atangaza kubimuzanye mu Rwanda, agira n'ibyo avuga kuri Urban Boys. Wenda tugarutse gatoya ku banyarwanda, hari n'umuntu wenda uba wumvishe Safi Madiba bwa mbere, ariko kandi hari n'umuntu uba utazi wenda amakuru runaka. Safi Madiba yatangaje mu minsi yashize, nyeka ko icyo kiganiro kiri kuri TV, ntago nibuka izina ryayo, ariko kimaze iminsi 10. Nubwo gira ngo yaravuye mu gitaramo muri Canada n'ubundi avuga kuri Urban Boys itsinda yahozemo nyine. Yavuze ko buriya no mu bantu bagize uruhare mu gutangira umuziki harimo Urban Boys nyine muri rusange. Bari abajama batari barimo yaba ka boss yaba n'abandi. So rero yavuze ko ari abavandimwe, ariko kandi anatangaza ko buriya ibintu bapfuye nuko nyine baba batabishyira hanze neza. Harimo beef yakundaga kugirana na ka boss cyane, ari we abanyarwanda bazi nka Nizo. Yego, bakundaga rimwe na rimwe gukina icyo bita kungufu. Ariko hari aho we ubwe yivugiye. Yego, ati uko imyaka igenda ikura cyangwa se uko umuntu agenda akura agenda atekereza ibintu bishya, cyane ko inzozi z'abantu ziba atari zimwe. Akavuga ko Safi cyangwa Safi nka ubwe Kabosi cyangwa se Hambogizo bari bafite inzozi ni umuziki muri ako kanya, ariko uko bagiye bakura buri muntu yagiye abona izindi nzozi zitandukanye. Aba ari ugucuruza bituma wenda ari byo bituma batandukana, atari no kuvuga ngo ni ukurwana. Wowe byumva gute? Yego, impamvu tuba turi hano rero ni ukugira ngo nyine Abanyarwanda tubahe ukuri umuntu wadashobora kukubwira. Ntago Safi Madiba ashobora kuza kubwira ati ngiye buriya Nizo yarangaraguraga akankubita amapanje menshi cyane ko ari n'igisebo. Yego, kandi iyo urebye ubona ari we munini cyane. Yego, ni nawe wagakwiye ahubwo kuba amuhana, kubera ko ubundi Safi yagakwiye kuba yari boss muri Urban Boys, kubera ko niwe muntu ni nkawe ko wasinga niwe waririmbaga, niwe nabo abantu bazi cyane. Yego, kubera ko unabona ko nyuma yuko batandukanye niwe muntu wagize impact nziza, agira amahit menshi, kubera ko kuri The Mito na TV ni kuri YouTube yatangaje ko yakubise nyuma yaho hit 12 zirimo I Love You, Fam, hari n'indaherutse gusohora bita
niba ari Zowezi ifite ibihumbi 100 hafi na 3. nimwe akunze gusohora indirimbo nziza cyane. Yego akunze gusohora indirimbo nziza ariko wabonye ko Bahamba Jizo barabigerageje biranga. Kabose nawe yarabigerageje biranga, ubu ngubu nta nubwo twamenya ngo abarizwa hehe. So rero Safi ikintu nyamukuru cyamuvanye muri Urban Boys nuko hari beef yakundaga kugirana na Kabose, kandi Safi nawe yabaga ashaka kwiyumva nka Giant, yabaga ashaka kwiyumva nk'umuntu ugize Urban Boys, cyane ko ngo n'indirimbo nyinshi zaba ari umwe mu bantu babaga bashyizemo imirongo myinshi, bigatuma ari nayo muntu nyine wakagombye kugaragara cyane. Ubundi hari abantu benshi hari abantu benshi nuko wenda Humble Jizzo we yakundaga gukora indirimbo zose ari gukora intro, ariko hari abantu bazi ko Safi niwe Humble Jizzo niwe Urban Boys, kubera ko yaba indirimbo zose wumvaga sound ariye. Kabose yaririmbaga mutuntu nka tubiri, Humble Jizzo wenda we yagiragamo uruhare kugira ngo indirimbo yongere iryohe. Ariko Safi mu kuza kwe Rusty Night yatangaje ko afite gahunda yo gukora indirimbo cyangwa se bafitanye imishinga nka Urban Boys, kubera ko yamaze gutangaza ko nyine iyo abantu bamaze gukura batandukanye bwa bushuti hari igihe butava, kubera ko mwarabaye inshuti igihe kinini, ariko imishinga iragaruka nubwo itazagaruka nyine ngo wenda bongere basubirane nk'itsinda, ariko imishinga izaba igarutse. Ikindi nabwira abanyarwanda bagomba kwitega kuri Safi Madiba nuko yavuze ko afite meet and meet with fans, abafana be azahura n'abafana bagiye batandukanye. Afite iyo gahunda, ngarumva kumbuye guhobera abafana, cyane ko yarari kuvuga ati nge stade nzayuzuza. Yanabigaragaje ubwo yageraga mu Rwanda, ngira ngo yabonye ku kibuga cy'indege yahuraga n'umuntu akamusuhuza bidasabye nuko wenda yaba namuzi, fa ko ari umunyarwanda akaba ari n'umufana we, bose yabegera ukabona ko ari kubasuhuzanya urugwiro. Bidatinze reka wenda tujye ku isura y'igitaramo cya Safi Madiba uvuye muri Canada, nyuma yo amaze no kubona ubwenegihugu bwa Canada. Safi Madiba niki witega ku gitaramo Safi Madiba afite mu Rwanda? Safi Madiba wo muri Urban Boys, Safi Madiba wagiye iriya muri Canada ariko none agakomeza gukora umuziki, agakomeza gukora indirimbo nziza abanyarwanda bakomeje gukunda. Niki cy'umwihariko witega kuri Safi Madiba? So ikintu mbona cy'umwihariko wo kuri Safi Madiba, icyambere hari igihe azakora icyo gitaramo ariko yemerewe no kuririmba wenda indirimbo ize na Urban Boys. Ni indirimbo zabaye mega hit, icyo ni icyambere. Safi Madiba ni umuntu wari usanzwe afite igikundiro, ni umuntu uririmba indirimbo zidasaza. Buri munyarwanda wese ushobora kumubwira ati shaka indirimbo ya Safi ndirimbira ntayibure. So rero kuba yarakoze muri Urban Boys bikagira impact nziza, yagera no hanze agakomeza umuziki, no kuba abanyarwanda bamukumbuye, ni ibintu bishobora kuzazana impact nziza mu gitaramo cye, cyane ko Safi Madiba ni umuntu ntari numva umuhanzi nk'izi beef ziri mu Rwanda z'abahanzi bagiye batandukanye, ni umuntu ntari numva agirana beef n'abantu benshi. So urumva rero kubera uko kwitwara neza mu buzima busanzwe, uretse ko wenda hajemo kiriya kintu cya Jidite, nicyo kintu cyaje nk'icyasha kuri Safi, twavuga cyonyine, ariko nanone abanyarwanda batahaye agaciro cyane. So navuga ko rero Safi igitaramo cye kizitabirwa cyane, bitewe nuko natekereje ko atazagikora wenyine, ashobora no kugira abantu bandi bamubakinga nk'abahanzi nabo bafite fame mu Rwanda. Bizaba byiza cyane kubera ko abanyarwanda bari bamukumbuye, bari bakumbuye kumubona. Hari abantu bumvaga indirimbo ze ariko batamuheruka kuri stage. Kubona rero Safi Madiba wari ufite swaga muri Urban Boys yagarutse kuri stage ni ibintu byiza, numva ko buri munyarwanda wese azishimira. Ariko se buriya ntibyakabaye byiza ko Urban Boys ya kera cyangwa se Urban Boys bari kumwe na Safi indirimbo bakoranye noneho bazigarukanamo muri icyo gitaramo kugira ngo noneho biryohe kurushaho? Byaba byiza kurushaho. Urumva ko tuba dukumbuye. Ubundi nyeka ko Urban Boys uretse guca ku ruhande
iyo biza kuba ari nk'umuhanzi wa actinga kuriya aba ari we muhanzi wa mbere mu gihugu. Bari abantu bafite swaga zidasanzwe. Rero izo swaga kubona Humble Jizzo, kubona Nizzo Kaboss, kubona Safi Madiba bahuriye kuri stage bari kuririmba ziriya ndirimbo twagiye dukunda, ni ikintu cyiza kandi nkeka ko buri munyarwanda wese yaba akumbuye. Ni nk'uko abanyarwanda buriya mu bantu bakunda siporo ikintu cya mbere kibashimisha nubwo hari igihe havamo amarira ku mpande zombi ni ukubona APR na Rayon byahuye. Biriya rero ni nko guhuza APR na Rayon bakaba inshuti bagakina umukino umwe, wenda bari nko gukina wenda duspose nka Young Africans. Ni ukuvuga ngo babafana ba APR babafana ba Rayon ibaze bahuye ari umuntu umwe. Ni ibintu biba bidasanzwe. Rero nkeka ko byaba byiza kurushaho n'abadukurikiye banakurikirana abo bahungu babibasaba, natwe turi kubibasaba nka filimi zacu kugira ngo yego Safi ashobora gukora igitaramo cye nk'umwihariko we, ariko byibuza kuri stage ntihabureho iyo Urban Boys twe tuzi, ntihabureho Nizzo, ntihabureho Humble Jizzo. Ni ibintu numva ko twe nk'abanyamakuru, twe nk'abantu b'ijisho ry'abanyarwanda twakishimira. Hari benshi bakurikiye filime zacu ariko batazi neza umunsi, itariki, igihe naho icyo gitaramo cya Safi Madiba kizabera. Wabafasha kugira ngo nabo ubwabo bamenye bitegure bazajye kureba umuhanzi wabo bakunda? Yego, uretse ko Safi yatangaje ko stade azazuzuza, ntago yari yatangaza itariki icyo gitaramo kizaberaho, uretse ko muri weekend itaha ubwo azaba ari itariki uyu munsi turenye, ubwo azaba ari hafi tariki 7 niba mbaze neza. Yaba amaze gutangaza aho kizabera? Yego, itariki 7 nibwo yateguye kazahura n'abafana be. Ubwo namara guhura nabo nyuma wenda zadutangariza andi makuru y'igihe igitaramo kizabera, cyane ko numva ko hazabaho no gukora promotion y'igitaramo cye. Ibyo ari byo byose azabanza kuri press conference aganira n'abanyamakuru bavuga mu gitaramo cye, cyane ko ari umwe mu bantu bari bamaze igihe batari mu Rwanda, akumbuwe n'abantu benshi. Yego, uretse ko wenda ngarutse gato nabonye niba ari uko itangazamakuru ry'u Rwanda ryari rimazemo iminsi ririmo akavuyo, nabonye atari gutanga full information, niba wenda yari arushye kubera indege n'ibindi, ariko nkeka ko azakora amatoa ku maradiyo avuga igitaramo n'indirimbo ze nyinshi abanyarwanda batazi, anabamenyesha kandi itariki icyo gitaramo kizabera. Niko nkeka ko bizagenda, niko ngiye mbitekereza, ni muri ubwo buryo mbitekereza. Yego, wenda dusa n'abavuye ku gitaramo cya Safi Madiba, ariko nanone n'ubundi ni mu isura y'ibitaramo bimaze iminsi tubona. Mu minsi ishize nibwo umuhanzi Davis yakoraze igitaramo hano mu Rwanda, atumira abahanzi benshi b'abanyarwanda batandukanye, barimo ba Bushari, barimo ba Platini, n'umuhanzi w'umunya South Africa, ariko umwe mu bakomeye niwe navuga wenda wari watumiwe na STC. Ariko biza kugaragara ko nyine abanyarwanda bisa nkaho umuhanzi yari yatumiye batamwiyumvishemo neza cyane, biturutse ku gikorwa yakoze kirimo kuba yashota umufana we. Biriya bintu wabifashe gute? Ngarutse kuri STC, ntago ari umuntu ubarizwa mu bintu by'amasaga menshi cyangwa se ya discipline nkeya. Hari igihe bibaho bro, hari igihe bibaho nuko wenda twebwe twita tubishyira ku rundi rwego. Hari igihe umufana kuderanje bigahura na mood urimo ugasanga wakitinze nabi, ariko STC ni umuhanzi munini muri Afrika, ariko abanyarwanda batamenyereye. Yego, ni umuhanzi munini ukora ibikorwa binini, usanga bari gutrendinga kuri Spotify za New York n'ahandi, ariko abanyarwanda nyine batamenyereye bitewe n'uburyo bw'imirapire ye, bitewe na promotion z'indirimbo ze. Usanga rero abanyarwanda suko batamukunze kuko afite indirimbo nziza, ahubwo nuko atari umuntu usanzwe mu matwi yabo, kubera ko nk'abaraperi navuga muri Afrika, abanyarwanda ushobora kubabaza indirimbo zabo harimo STC, harimo
uyu wo muri Ghana bamwita Sarkodie, harimo n'uyu wo muri Kenya bamwita inde bagiye izina rye nawe urapa neza byatari ufitanye n'indirimbo I think na Bruce Melody. Yego, so rero nukuvuga ngo ni Calligraphy Jones. Yes, Calligraphy Jones. So nukuvuga ngo nabantu ubusanga twebwe nk'urubyiruko tukiri batoya ari bo bantu twiyumvamo, ariko abantu bakuru ntago bari babiyumvishamo cyane. So nkeka ko rero Davis D wenda we n'abajyaname ntago yari yo mahitamo meza yo kuzana Nasty C, so ko atari umuhanzi mwiza, ariko wagakwiri kuzana umuntu uri buzane impact mu gitaramo cyane abantu basanzwe bamenyereye. Yego, abantu hari benshi bagiye bavuga ngo kuba Davis D yarafashe umuhanzi nka Nasty C akamuzana mu Rwanda byarabaye nko kureba kure cyane, kuko wenda Nasty C nta impact nini yagomba kuzana mu Rwanda, kuko kenshi abanyarwanda ntago abenshi nta nubwo bumva ibihangano bye. Bamwe bakavuga ati iyo yerekera hano hirya mu baturanyi muri Tanzania akazana umuntu nka Harmonize yari kugira impact irenze wenda no kurusha ya Nasty C, kandi atari kuvuga ko amurenze, ahubwo wenda kuko Nasty C muri industry ya hano abantu benshi batanamuzi, wenda n'ururimi akoresha kenshi abarwumva ni bake, bikaba byari kugira impact neza ikomeye cyane. Yari kuruta niya Nasty C bashoye amafaranga menshi kuruta wenda kuzana umuhanzi hano hafi. Wowe ubona gute? So ubariye muri Africa, muri Africa Harmonize ni umuntu uri hejuru utagereranya na Nasty C, ariko ubariye out of Africa Nasty C nawe ni umuntu munini kurenza Harmonize. So rero amahitamo meza ku giti cyanjye yari Harmonize, kubera ko Harmonize afite fame muri East Africa, yaba Uganda, yaba Burundi, yaba Rwanda, yaba Tanzania, yaba Kenya, yaba Congo, bitewe n'ururimi anaririmba, bitewe n'ukuntu ruri public. So yari kuzana impact, nkeka ko yari kuba nziza, kubera ko n'abanyarwanda baramuzi, abanyarwanda bakunda ibihangano bye, ni umuntu unafite nanone n'ibihangano n'abandi banyarwanda. So rero Harmonize yari yo mahitamo meza, ariko buriya Davis D nkeka ko ngarutse kuri we, Davis D nawe ni umuntu mugari mu Rwanda, ashobora kuba we yari yaratekereje wenda nko ku isoko ry'abantu bo muri South Africa bazi Nasty C, byo kugira ngo akureyo fame. Nicyo kintu nkeka ko Davis D we yari yatagetinze, kubera ko isoko ryo muri East Africa nawe ararifite. Yego, wenda bidatinze tunasoza tugana ku musozo, ngira ngo wagira icyo ubwira abantu wenda nk'abakurikiye film zacu kwisura y'igitaramo wenda cy'umuhanzi Safi Madiba, ko nicyo twagarutseho cyane muri aka kanya. Yego, usa nubakumbuza ko Safi Madiba si umuhanzi usanzwe. Safi Madiba n'umwe mu bahanzi beza dufite, dushobora kwitega ko bakora ikintu kinini mu gihe gito cyangwa ikindi, bitewe n'ibikorwa amaze kutwereka, yaba ubwo avuye muri Urban Boys yarakomeje arakora kandi akora ibihangano byiza abanyarwanda bakomeje gukunda. Dusoza, gira icyo wavuga ku gitaramo umuhanzi Safi Madiba afite ku itariki tutaramenya ubu ngubu. Yego, icyo navuga nsoza, Safi Madiba ni umuhanzi ntari hano ngo mbwira abanyarwanda ko ari mwiza, turabizi ko ari mwiza. Ntari hano ngo nibutse abanyarwanda ko afite ibihangano byiza, turabizi ko ari byiza. So rero nkuko nge mukumbuye, nkeka ko hari n'abandi benshi bamukumbuye, twagakwiriye rero igihe cyose azatangariza itariki y'igitaramo cye kuzamushyigikira, kuzamusapotinga, tukongera tukamwibutsa ibyiza by'u Rwanda, kubera ko ubu ngubu bafite ubwenegihugu bubiri, ubw'u Rwanda na Canada. Rero dukwiriye gutuma, yego u Rwanda nirwo rwamubyaye ntago yarwibagirwa, ariko dukwiriye kongera gutuma arwiyumvamo, yiyumvamo abafana, akiyumvamo umuziki, kubera ko yatangiye music solo. So urumva rero dukwiriye gutuma yumva ko hari ibintu binini yagakwiriye guha abanyarwanda, ariko bizaturuka mu rukundo tuzamwereka. Tumushyigikire rero, tumusapotinge mu bikorwa byose yakora, dusharinga ibintu bye, kugira ngo twongere tumusubizemo urukundo rw'umuziki
akomeza duha ingoma nyinshi binashyigikire industry yo mu Rwanda muri rusange, kubera ko Safi Madiba niba ajya Canada akaririmba neza akajya nkeka ko hari yanatangaje ko Safi Korea baririmba indirimbo ze. So ibyo rero iyo bari kubikora ni uguteza imbere entertainment yo mu Rwanda. Nkeka ko ari cyo abanyarwanda twagakwiriye kuba dukora n'ubundi usibye na Safi, ni ugushyigikira entertainment nyarwanda muri rusange. Yego, dusoza reka dushimira abantu bari badukurikiye kuri filime zacu, ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka tuvuga ku makuru agiye atandukanye, haba mu myidagaduro, mu byanditswe ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi. Ngiye kugezaho ikiganiro, ndi Moise Muhumure niko nitwa, gusa imbere yanjye nayo ndi kumwe n'undi muhungu nawe umeze neza ufunzemo boku, nawe abasezera twigendera nta gahunda. Yes, reka mbasezere mwebwe mwemeye kudukurikira, mwebwe mwakanze subscribe kuri hano kuri filimi zacu. Nizere ko tuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, comment, share, like n'ibindi, ni ukudushyigikira bikomeye cyane. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Nge ndi Rantan, big baddest #1 journalist original Rwanda, big giant in Africa, Captain Kuri Launchers n'amawaypoint menshi cyane. Turacyabafite ibintu byinshi. See you next time. Turabashimiye cyane kandi Imana ibarinde.